busanzwe uremanywe 60% by'amazi. Kunywa amazi ugereranyije ni ingenzi ku buzima bwawe. Atuma ugira uruhu rutoshye kandi agatuma utakaza ibiro. Ariko kunywa amazi menshi gusa ntibihagije. Ni byiza ko umenya igihe nyacyo cyo kuyanywera, bakakugirira umumaro kandi akaba yagufasha mu kugabanya ibiro. Ni kenshi cyane mwumva bivugwa ko ari ingenzi kunywa amazi atari munsi ya litiro 1.5 byibura ku munsi. Kunywa amazi bishobora kugufasha kugabanya ibinure mu mubiri wawe cyangwa kugabanya ibiro. Amakuru dukesha ikinyamakuru St. Chris Mark arakwereka zimwe mu mpamvu zishobora kugutera kunywa amazi n'uburyo ki wayanywamo kugira ngo ugabanyuke ibiro cyangwa se utakaze ibiro. Kuri bantu benshi cyane bakunda kuba bafite impungenge zabyo, dore ko kenshi na kenshi bibangamiye benshi muri iki gihe mu buzima bwa muntu. Reka utangire ikintu cya mbere ku kamaro k'amazi ashobora cyangwa se mu buryo ashobora kugufasha kugabanya ibiro. Reka utangire ikintu cya mbere ku kamaro k'amazi mu buzima bwacu. Amazi akugabanyiriza inzara. Amazi agufasha kutumva inzara cyane mu gihe ushonje. Ni ibintu biri rusange kumva ko ushonje maze ukajya gushaka icyo kurya kugira ngo inzara ufite ishire. Mu gihe wumva ushonje kandi ushaka kugabanya ibiro, banza unywe ikirahure cy'amazi maze ubone kurya. Ibyo bizagufasha kurya ibiryo biri mu kigero uticishije inzara. Ikindi kintu cya kabiri twakugezaho mu kamaro k'amazi kugira ngo ubashe gutakaza ibiro, amazi agufasha mu gusukura umubiri wawe. Amazi afasha umubiri wawe kuba wasohora imyanda ndetse n'uburozi, icyo bita toxine. Ibyo bigakorerwa mu mpyiko zawe. Ikindi kandi amazi agabanya ibivu. Ibyo bigakorerwa mu mpyiko zawe. Ikindi kandi amazi agabanya ibivumbukisho aribyo bita calories. Kunywa amazi bizagufasha kuba wagabanya calorie mu mubiri wawe. Gusa ugomba kwirinda kunywa imitobe myinshi y'imvaruganda mu gihe ushaka kugabanya ibiro. Ikinyamakuru St. Chris Mark gikomeza kigaragaza ko kugira ngo ugabanye ibiro kandi urusheho kugira ubuzima bwiza, nuko ugomba kunywa amazi buri munsi kandi ukayanywera igihe wihaye kandi kidahindagurika ku masaha. Ikindi kandi ngo mbere yo kujya mu rwogero banza unywa amazi. Tubikora gute rero? Kunywa amazi mbere y'uko ujya gukaraba bizakugabanyiriza umuvuduko w'amaraso. Ibi bizagufasha kuruhuka wumve umeze neza. Mu gitondo ubyutse ushobora gukoresha gute amazi rero? Kunywa amazi, ikirahure cy'amazi buri gitondo bizagufasha gutegura igogoro ryawe kandi bizafasha ingingo zawe gutangira gukora neza. Kunywa amazi mu gitondo kandi bizagufasha kugabanya umwuma uzaba wararanye nijoro. Mbere na nyuma yo gukora siporo ugomba kunywa amazi. Tubikora gute? Mu gihe ugiye gutangira gukora siporo ni ingenzi kubanza kunywa amazi, ndetse na nyuma yo gukora siporo ukongera ukanywa amazi. Ibi bizakurinda gutakaza amazi y'umubiri wawe mu gihe wakoraga siporo. Ibi ni ibintu ugomba kugira ibyawe ugahora ubizirikana mu gihe ugiye gukora siporo. Mbere yo gutembera, igihe turi gutembera tujya ahantu hatandukanye ushobora kuhakura virusi n'indwara nyinshi. Gusa zimwe muri izo virusi wazirinda unywa ikirahure cy'amazi mbere yo kujya aho hantu. Ikindi kandi umuntu ushaka kugabanya ibiro kubanza kunywa amazi mbere y'uko ajya aho yateganyije kujya. Bizamufasha kugena ikigero cy'ibyo agomba kurya mbere yo gufata amafunguro. Ubu ni uburyo bwiza buzafasha umuntu ushaka kugabanya ibiro, kuko kubanza kunywa amazi mbere yo gufata amafunguro
bizamufasha kutarya byinshi kandi aticishije inzara. Akandi kamaro k'amazi, wabonye ko kunywa amazi mu gihe cya nyacyo bifite akamaro kanini ku buzima bwawe kandi bikaba byagufasha kugabanya ibiro. Niba ushaka kugaragara neza kandi ukirinda ubuheri bwo mu maso, nywa amazi buri munsi. Ushobora kandi gushyira indimu iringaniye mu mazi yawe kugira ngo uyongerere uburyohe, ukayanywa wumva ameze neza.